Amahoro y'Imana bakunzi ba Shania TV Show, ndabasuje cyane mbikuye ku mutima, mwe mudahwema guhora munyifuriza ibyiza kandi byuzuye umutekano n'amahoro. Ndabibutsa yuko rero mino minsi nongera kubashishikariza cyangwa se kubibutsa yuko Imana ari nziza kandi ibihe byose. Nukuri muraba agaciro cyane kuri njye, cyane iyo mubinyeretse. Abatabasha kuvugana, abo tubasha kuganira tukajya inama, ni ukuri ni ibintu byiza ngenda nkunda. Mbona ko namwe wenda n'izi ngaruka mbona bagiye mpura nazo zimanuka, hari ukuntu nyine mugenda mubibona mukavuga ati cyakoze Martin, Imana ikomeze imworohereze. Wowe rero ukomeza kuvuga amagambo nk'ayo, ubasha kubivuga mu mutima wawe wenda ntibingereho, wumve ko ngushimiye cyane, kuko urumva umugisha unsabira rwose ugenda ungeraho, ko nanjye ngenda mbibona aho nciye bakambwira ati cyakoze Imana ni ukuri, Imana ni nkuru. Ati urabona ukuntu ibintu byawe bisibangana vuba vuba, nanjye nkumva ndasubiranye imbaraga, mbasubiranye imbaduko nkumva ziraje pe. Kuko buriya umuntu arihebe cyane iyo ariko nabo muhura bakaguca intege mon cher, ahura n'umuntu ngo ngo wari upfuye disi, ngo uzi ko umuntu atakumenya, ngo reba ngo ukuntu umunwa ngo wapasutse, ngo reba ngo iryinyo ukuntu ryavuyemo, ngo reba ganga ukuntu ngo kabaye, ukumva guciye intege. My friend, tujye tumenya kuba humble, tumenye amagambo uganiriza umuntu mu gihe muhuye, umenye amagambo ubwira umuntu atamukomeretsa. No kuri inshuti zanjye, kuko wenda nta muntu uba warabyihitiyemo, ariko burya iyo uhumurije umuntu ukabona niyo yaba afite ikibazo kiremereye biramworohereza. Niyo mpamvu rero rwose inshuti zanjye tujya tugirana inama kenshi, ibintu bikagenda neza. Mujye mwihangana, mureke guca bagenzi banyu intege, kuko urumva niyo ubwiye umuntu ngo ubusa disi, ngo urabona ngo zabigenza gute, ushobora gutuma nawe muri we nyine yiheba, ugatuma na ya minsi yagombaga kuzabaho rwose nawe atayigeza. Kubera iki? Agize kote faible, yumvise ko nta muntu kimurimo, yumvise ko nta kintu agishoboye gukora, yumvise ko nta kintu nyine ntasura. None ari umuntu uherutse guhura yambwira nabi cyane, ngo disi Martin, ngo uzi ko iyo utarashaka ngo utari kuzabona umugeni. Ahubwo none se ni ibyanyabyo koko? Nyine numva mu mutima birambabaje, ariko ndavuga ni ku rundi ruhande ndavuga ni Imana niyo nkuru yakoze biriya, se ubundi yatumye neguka hariya ahantu nkaba ngihumeka, nkaba nkiriho. Kuba narabaye gutya igare bivuze ko nta muntu wankunda? Oya, nta kintu, nta hantu bihuriye. Ubwo rero yabimbwiye gutyo, mpita mbihuza na ya makuru y'ukuntu madamu yari agiye kugenda. Bagane se wasanga ariyo mpamvu koko, noneho nabigenza n'inshuti zanjye, wabona aricyo kintu cyari kimuteye guhita yigendera. Ariko ikintu cya mbere buriya ni ukutiheba, ikintu cya mbere ni ukwiyumvamo imbaraga, kumva ko ibintu byose bishoboka, kuko kuba byonyine umuntu gihumeka ibintu byose bigishoboka. Inshuti zanjye, ni ukuri, kuko hari isomo ryo rikunda kumfasha ahangaha ryo muri Yohana 3:16 riragira riti, kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, nicyo cyatumye itanga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo umwizera wese atarimbuka, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Haleluya! Ni ukuri ibi bintu ni igitangaza gikomeye cyane, kubona Imana yarafashe umwana wayo w'ikinege. Umwana w'ikinege ubundi nuko tubizi nk'ababyeyi, iyo umuntu avuga ngo afite umwana w'ikinege aba yarabyaye umwana umwe rukumbi utagira undi wa kabiri. Babyeyi rero mwebwe murabizi urukundo dukunda abana tuba twarabyaye. Niyo waba ufite abana 10, ndahamya neza yuko umuntu aje akakubwira uti waduhaye umwana umwe kugira ngo wenda abantu batuye mu Gatsata
babone ukuntu babona imibereho myiza. Ndahamya neza ko ibyo bintu utabyemera. Inshuti zanjye, tujye tureka kubeshyanya, tujye tubwizanya ukuri, to be humble. Ni ukuri ibyo bintu ndahamya neza ko nta muntu n'uyu nguyu ushobora kwemera icyo kintu cyo kuba yakwitangira abo bantu ngo ni ukugira ngo babeho neza, watangamo umwana umwe. Ariko Imana yo mu ijuru, Imana ihora itureberera buri kimwe, yaremeye ifata umwana wayo umwe yabyaye, iremera bamukorera biriya bintu twabonye, urupfu ruteye agahinda, urupfu rw'agashinyaguro, arakubitwa, afatwa nk'aho ari igisambo, birenzweho no kubambwa, yikorejwe umusaraba. Ndahamya neza ko bantu twasomye Bibiliya, mwebwe hano twiganye Bibiliya mwarabibonye, mwarabyumvise ukuntu ibintu byari bifashe, ariko ni ibintu biteye agahinda cyane. Ugasanga kweri iramutanze, bamukora ibintu nka biriya kugira ngo umwana w'umuntu uhora wigaragura mu makosa buri munsi, umwana w'umuntu uhora wigaragura mu byaha, kugira ngo arokoke cyangwa se acungurwe. Ibyaha byanjye nakoze byose aremera, arabikubitirwa. My friend, tujye tubwizanya ukuri. Byonyine uzarebe niyo uhuye n'umuntu agasa nk'ukwibeshya, akakubwira ngo yo, wenda agahita agukubita nk'urushyi, agakubita nk'agashyi ngo wenda witwa nka tuvuge nitwa Martin, umuntu agahita aza akanyibeshya azi ko ndi nka Jado, ngo we Jado, ngo bimeze bite se ko wari warabuze? Ndabumva ukuntu urakaye kubera iki? Arakwitiranyije n'undi muntu mutari mufitanye muri gahunda. Uri kubyumva? Ni ukuri sinjye kukubeshya, uhita wumva ubabaye, uhita wumva ugize umujinya, uhita wumva utazi ukuntu ubaye. Noneho ibaze nk'iyo akwibeshyeho gutyo, wenda uwo Jado hari ikintu kibi yari yakoze, rero akwitiranyije nawe ko nawe waba ari wowe wakoze icyo kintu. Uhita wumva agusuzuguye, uhita wumva utazi ibintu bikubayeho, ukavuga ati no. Ariko ubundi wajya mubanza mukagenda gajya uhita unavuga nabi, kamere igahita izamuka. Inshuti zanjye rero, niyo mpamvu akaba ari agaciro kugira ngo wenda wumve imbaraga n'uburemere urukundo Imana idukunda. Ni ukuri njyewe ndi umugabo wo guhamya urukundo Imana idukunda, kuko byinshi yankoreye, byinshi nabonye, ukuboko kw'Imana narakubonye, kandi ni ukuri kw'Imana naranyuzwe. Abanshi intege simbitayeho, abambwira amagambo yuko wenda ibintu bitameze neza simbitayeho, kuko ubuse ko mba maze kwibagirana, nta n'umuntu ukibuka ngo Martin, ahubwo baba bari muri Martin, ya magambo ye, Martin wataga umugore. Ni ibyo bintu bamwivugira ubu ngubu, nta kindi ndabazi. Ariko ngo amakuru numvise ngo abantu ngo bakunda abapfu, ngo nta n'uvuga ngo umupfu nabi. Ariko icyatumye uriya munsi ibyo byose bitabaho kugeza kuri uno munota nkaba ngihari, ni nacyo kigomba gutuma nkomeza kuvuga izina ry'Uwiteka Imana yacu. Ni ukuri kandi Imana irashoboye. Nuko rero, ni ukuri inshuti zanjye, inshuti z'umusaraba, umuntu wese wumva ko Imana hari ikintu yamukoreye, ndagira ngo ntuze kurenga kuri iyi video, ntuze kurenga kuri iki kiganiro utanditse muri komenti ijambo yarahabaye. Yarahabaye Imana yacu mu byo tubamo byose, yarahabaye Imana yacu mu byo tunyuramo byose, mu mikorere yacu ya buri munsi. Imana yacu yarahabaye. Ni nayo mpamvu rwose buri muntu wese icyo musabiye ni uko yabona ukuboko kw'Imana, akabona yuko byose tubigezwaho n'Uwiteka. Inshuti zanjye rero muri rusange, inshuti za famiye Martin, murabizi ko tujya inama kenshi, tukagirana inama, ukambwira uti nyamara Martin, wenda nawe wakoze amakosa, urahemuka ubigenza gutya. Ariko mu by'ukuri buriya ngo ntazibanye zidakomanya amahembe. Ibitekerezo byanyu narabyumvise,
benshi hari abamamagaye barambwira uti ibi bintu umudamu arimo arakubwira wenda byo gukorera amasengesho mu rugo wibyumva nabi. Niko kuri, abadamu ntago turi beza, kandi n'abadamu banamamagaraga pe, ntago turi beza ku rwego yuko wafata wenda famiye yawe ukirirwa wayishyize hanze ngo muri kubakorera amasengesho. Yego ni byiza, ariko ibyo nge simbyanze, ahubwo akantu kaba gacanzemo umuntu cyangwa se kanabaye kabi kurutaho ni ukuntu umuntu yifata akakubuza uburenganzira kuri buri kimwe, akakwereka yuko ari we ufite ijambo rya nyuma ku kibazo nyine kibaye, ku mwanzuro ari wowe wagomba kuwufata, aho kugira ngo akubwire ikintu asa nk'ugira ngo mukinegosiyeho, mukiganireho, mugifatire umwanzuro ukwiye. Biriya bintu ubundi bigaragara nk'iki inshuti zanjye? Bigaragara nk'iki? Njyewe rero wenda na situation mba ndimo n'ibihemba niviriyemo, nkifitiye uburibwe, ububabare, ibintu bitameze neza, nyine mpita numva muri njyewe wenda ntabyakiriye neza, mbifata nko gusuzugurwa, nka bimwe nahereye tuganira ko hari igihe umuntu akubwira amagambo mabi akaguca intege, hari no kubwira amagambo meza akagukomeza, agatuma ibinini nk'icumi muganga ari kuzakwandikira kugira ngo umere neza, ariko wakomeye kumara nk'ibyo binini 10 ubinyoye. Umuntu yakubwira ijambo ryiza rigahita risimbura ya miti. Ibyo bintu mwe mubizi, ariko ni ukuri tujye tumenya guhumurizanya mu gihe bikwiye. Ikindi tujye tumenya amagambo tuganiriza abo dusanze. Inshuti zanjye abizi, ngiye Martin wenda ntago ndi mutaripfana, ndarivuga, bavuga wenda ngo ibintu kimwe kuki mubishyira hanze, ariko ubundi hari ibintu bitagomba guhishwa. Ni nayo mpamvu mujye mureka ikintu niba kigiye hanze kivugweho, akariho karavugwa. Ngiye ntago nzabahisha kugira ngo nkunde ngo ngaragare neza kandi binzi ko ndi kubabara. Ibyo ngibyo ntago ngiye nabyihanganira. Inshuti zanjye rero, wenda tutagiye muri byinshi tutanarambiranye, icyo nabisabira, nabasaba inkunga yanyu y'amasengesho, mukomeze mudusengere, urugamba ruracyakomeje. Ni ukuri kuba wenda imbaraga zirimo ziragaruka, numva agatege kagenda kaza, ariko ikintu kijyanye n'amazuru cyo nacyo kiracyari kirekire, kuko ndahamya neza abantu munkurikiye muri kumbona neza. Iyi nkoko uko muyibona, numva byapasukanye gutya direct n'umunwa birasadukana bigera mu zuru indani. Hari umuntu wambaje ngo ako kantu ngo kaje ku zuru ngo nagaki. Iyi ni inkovu yinjira mu zuru ikaza ikagera ahangaha nyine inyuma, bigahita bimera nk'aho ari akareyi yakajeho. Ni nayo mpamvu rero uko mu zuru n'ahantu hatenda gukira cyane, I don't know, urumva, ariko ndashima Imana ko biri kugenda byoroha. Rero ntimuzongere kubyibazaho cyane ngo ako kantu kajeho ngo se ngo byagenze gute. Ni iyi nkovu izamuka ikageramo imbere ikagera ahangaha, ariko ni umugambi w'Imana, nta na kimwe kiba atari ubushake bwayo, kandi nzi ko ibi bizageraho bikanashira. Umuntu tugahindurirwa umubiri bundi bushya, ubundi bushya mwami wanjye, ukaririmba numva tukaziranyeho, tuzakaririmbana. Reka mbifuriza rero kumenya kugubwa neza no gukomeza kubona ineza y'Uwiteka. Imana yacu iradukunda cyane. Ikiganiro kiguciye udasizemo muri comment ko yarahabaye. Imana yacu yarahabaye, murabizi cyane cyane. Ndi umuhamya wo kubihamya kuko navuye muri serikeyi, benshi basigaye baranyita muzuka, ariko ibyo byose mbishimira Uwiteka. Ayo banyita yose ntabwo azakuraho umugambi w'Imana icyo yamvuzeho ku munsi wagenwe. Niyo mpamvu rero nkwifurije kugubwa neza aho uherereye, waba ari mu Rwanda, imahanga, yewe buri aho uherereye hose upfa kuba unkurikiye. Ni ukuri wumve ko Imana igukunda kandi iguhoza ku mutima, kandi hamwe wumva ugiye gucikira intege niho Imana yigaragariza. Uzirinde kuva mu masezerano ngo ni ukubera ko ibigeragezo bikurembeje. Ndabashimiye cyane rero. Niba uri mushya kuri iyi channel Shania TV Show, ndagusaba ko wakomeza kwigumira ahangaha, kuko
ni mu muryango, naho tugirana inama, naho twunguranira ibitekerezo. Ugakora subscribe, share na comment kugira ngo n'inshuti zawe zimenye aho ibitekerezo bizima, cyangwa se aho waza ugasharinga igitekerezo cyawe ukahakura inama yagufasha. Ndabashimiye cyane rero, naho mu kiganiro cy'ubutaha. Bye bye. Chania TV show.